afite uwo mwana afite ubugingo uwo ntazigera abona urupfu rwa kabiri. My husband, he likes me to speak English, and I don't like to speak English when I'm doing the YouTube channel, because we're both Banyamulenge, so there's no need to speak English. Kuboneza urubyaro. Kuboneza urubyaro sundi uzishosana. Oya. Kuboneza urubyaro ni ikintu, ni ijambo rikunda gukoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda. Barikoresha bari kuvuga ngo kuringaniza. Werekana abana babyaye. Oya. Kuboneza urubyaro gano kwerekana abana babyaye. Tuvugisha ukuri. Namwe nimumbwire. Kuboneza urubyaro. Nukwerekana abana babyaye. Kuboneza urubyaro ni ngo kuringaniza urubyaro. Naho kuringaniza urubyaro bubabizi. Hey, Nzungu official. Hello. Agarutse. Yeah. Umunsi murabona turi hanze mu biti. Ku mazi. Ku mazi. Nubwo bamwe muri twebwe dutinya amazi ariko ntacu. Ni wowe yatinya. Tagenda batagenda ndakoza barabizi. Barabizi ko nje ndi inyangaruzi. Inyangaruzi. Turabasuhuje cyane. Twaje kubasangiza ijambo. Jewe ndi Nyasafari ku batanzi. Uyu ni Nzungu Zakaria Mugunga. Amazina menshi. Wegira amazina menshi njengira. Nzungu Zakaria Mugunga. Na David Garyari ryanje. David naje kurihindura, hari abantu bakikinyita David twiganye bari barizi, ariko naje kurikuraho. Zoryita umwana wanje one day. Nuko nyine twaje ko naho witwa nde? Je nyitwa Nyasafari. Irindi? Nyahumure. Irindi? Hayandi ntakazina bazakwita. Hayindi. Ntakazina ugira bazagushekerera. Keretse ari Fari. Fari. Umugabo waza kwita gute? Ntako umugabo yaguhimbi. Iyo tuzoyivuga ikindi gihe. Hari ijambo twaje kubasangiza riva muri itangiriro, igitabo cya mbere, igice cya 28. Itangiriro? Itangiriro. Igitabo cya mbere. Igice cya mbere. None se ko bazovuga igice cya mbere ubundi bakavuga igice cya umurongo. Igice cya mbere umurongo wa 28. Aho haravuga gute? Haravuga ngo Imana ibaha umugisha. Imana irababwira ati mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Amen. Iyo niyo topic tubazaniye. Ariko topic muri make iravuga gute? Topic muri make tubazaniye ijambo rivuga ngo bazabyita bitari. Mwororoke. Oya. Kuboneza urubyaro.
ese ni byiza cyangwa si byiza? Ndabizi bari abantu benshi bataza kuzumva neza, ariko biraterwa nuko tubisobanura, kandi namwe comment zanyu turazikeneye cyane cyane, kubera nyine abantu benshi baba mu buzima butandukanye, kandi ntawamenye nyine situation umuntu aba arimo. Nje ndavuga nko ku giti cy'umudamu, iwe aravuga nko ku giti cy'umugabo, n'ama experience tugenda tugira mu buzima busanzwe, tuza abantu, uburyo abantu benshi twagiye tubona, tuje kubiganiraho, kuboneza urubyaro. Tuza tugenda tubona amakuru, kandi burese hari abantu benshi bagenda badukurikirana, turabizi abantu bagenda badukurikirana, harimo abamama, harimo ingo nyinshi, ndabizi muri kudukurikirana. Tugiye kubabwira amakuru makeya dufite ku bintu zo kuboneza urubyaro. Ese ni byiza? Cyane cyane ko dusomye iki cyanditswe kivuga ngo mugende mwororoke, mugwire isi. Reka tubiganireho. Reka nje mvuge. Ariko ataravuga turashimira abantu. Shimira abantu badukurikirana, mu by'ukuri muraba agaciro gakomeye ku buzima bwacu. Ikindi mukora subscribe, mukabitwereka buri munsi. Ariko nawe utarakora subscribe, kanda subscribe, yikoreho dushigikire, kugira ngo ibintu byose tuzadukora muze muguma mu birebe. Sinzi ijambo nkunda kubona ry'icyongereza ngo ngo subscribe for more. Subscribe for more. Icyongereza cyabaye iki? Icyongereza nawe ntiwarukazi. Ukantu urupo kunderigeza cyane. Ndakunda ukabona nyine ngo subscribe for more. Nimba ukeneye kureba izindi video tuzagenda dukurikizaho, kora subscribe, ugenda ureba ibindi bigiye bitandukanye. Utazaza ucikanwa, arige uri mu kazi wicaye gutya ugakenera ibintu ureba, ufite aka break, uri utwaye mu modoka ukareba, ugashaka ibintu ugenda wumva, cyangwa ukeneye inama nyine ku bintu bijanye runaka n'ibyo turi kuvugaho, ukaba utabyumva bitewe nuko udafite ayo makuru nyine. Ntago wakanze subscribe, birasaba ko abantu bazagusharinga link, ariko nimba ushaka kuzoza uzirebera bikijaho, we wambe ukande subscribe, kandi ukande haraka kande kantu bakandaho nyine kanditseho all. Imaze gukora subscribe au kanti ugakanze, niko kazagatuma kazogera, bituma ureba noneho bizizana. Kwa kundi uba wicaye gutya muri salo ugahita ubona hejuru bakweretsa akantu ngo Nzungu official ashizeho ikiganiro. Ico gihe uzuyireba nta n'umuntu uguhaye link. So ayo ni amahirwe yawe rero, nizere ko mugiye gukora subscribe. Subscribe for more. So nayo makuru gatubazaniye ya topic ivuga gute? Ku rubyaro. Kwa kundi navuze ni gute? Simbaye kutabyara abana benshi. Kuboneza urubyaro. Kuringaniza urubyaro. Ninkako ndagira ngo mu dusobanurire nanjye ndaza kubesha. Ariko ninkabyo ninkakimo. Ningo kufata abana. Nimbese ningo kumenya uburyo uzara. Kuringaniza urubyaro. Tuzare kandi zara bushoboye kurera. Gutunga cyane. Zara abantu ushoboye kurera. Ico kintu kwanza ako kantu niko tuza kuvugaho cyane. Zara bushoboye kurera. Reka nje ntangire mvugaho ko ku giti cy'umumama, cy'umuntu wabyaye, uvuge ku giti cyawe kuko uzapfa ku giti cyawe. Cyo ku giti cyanje Nyasafari. Mu by'ukuri hano twebwe tutuye muri Amerika,
sinzi nimba we wari ubizi cyangwa abandi bari badutegera bari babizi abadamu babirabura kanje gutwita bakabyara kandi bakabyara neza umwana akaba ameze neza n'umumama akaba ameze neza ni ibintu abantu babirabura batagiramo amahirwe cyane muri iki gihugu none uri nk'umumama w'umwirabura nyine ufite uri umwirabura gusa waba uri umunyafurika waba uri umwirabura usanzwe ni amashimwe cyane kubona ubyaye ukabaho amahoro muri iki gihugu I think ndagera n'ahandi hose niko bimeze simbiza ahandi ariko nyine nzagenda nkurikirana amakuru ya hano n'ahandi hose kutwita ukabyara ukaba uri muzima n'umwana ariko ko ndavuga kubirabura cyane nk'aho kubirabura bikunda kugora yes kubera bamwe benshi bazi bapfa cyangwa abana babo bagapfa kubera iki se kubera nyine nimenye bavuga kutita kubirabura cyane muri iki gihugu abaganga ntibabiteho cyane ugasanga mwihangane guys niba muri kumva urusaku rw'umuyaga turi ku mazi niyo mpamvu biri gusakuza gutyo so abirabura nyine bazi bagenda gahoro kabisa ku bintu byo kubyara kubajije ikibazo hari aho byigeze bikubaho wenda tubane tureke urubyaro kuva wagera muri igihugu cy'Amerika ariko harya wageze hano ryari mu 2003 wenda mikwaje ngenda biza ariko hari abantu bashaka kubimenya reba nko kubona umaze imyaka hafi 21 ihayisha kugera 22 siko bimeze simbeze ndagira ni nkoko 2003 turi 2024 hafi imyaka 20 na uyimaze uri mu gihugu cy'Amerika kuri icyo kintu abantu bari hano ndagira ngo ko barumva ko n'ibintu bitangaje igihe kuva washika havutse umwana nawe mukuru ungana nawe wo gukuruta ari abantu zubona ukabona barakuze afite 20 ariko arakuruta deja nawe ufite murumuna wawe nako musaza wawe Moses aragusumba unamunye ubona ari umuntu mukuru cyane so iyo myaka rero kubogeza hano ufite experience byo byose y'ibintu by'abantu abazungu rimwe na rimwe bakunda gukorera birabura ugasanga umuzungu nyine ntago yishimiye umwirabura babyita ngo abaresist hari abazungu nyine babaho batishimira abirabura so wewe ndashaka kudusangiza experience byigeze bikubaho cyangwa se nimba bitarakubayeho wiziho iki iyo ganindi topic ndende ariko mu by'ukuri njewe ntago zari byambaho ngo umuzungu ngo nsuzugure kubera njewe ndi umwirabura ibyo njewe ntago byari byambaho nimba ari kubera nyine nzashikira cyane ku bazungu kubera icyongereza cyanje nyaramenuje reka mbivuge uko nyaramenuje bakavuga ngo waminuje gute nyaraminuje icyongereza uzuvuga icyongereza nk'umuzungu akumva yes kuri level yabo bashobora kuvuga ngo ese wavukiye hano muri Maine ngavuga ngo yanyavukiye muri Congo wavukiye muri Congo yavukiye muri Congo tabyoruzi ndabizi ariko ndabarizaga n'abari hariya ubu hari abantu bari hariya bazi ngo wavukiye muri Amerika cyangwa se wavukiye mu Rwanda nkanjye njye navukiye mu Rwanda navukiye mu Rwanda murumva icyo kinyarwanda haya suka hano kera muzi Rwanda iyo muzi Rwanda bitavuga ikinyarwanda cyane kubera nanjye niho navukiye niho nyine navukiye mu Rwanda ariko nyine rimwe na rimwe sinjya natinya kuvuga ko ndi umunyarwanda kubera njya numva sinzi ko navuga u Rwanda nirwo rwangize ubundi ubungu nirwo gwiwe nirwo rwanje hari abantu nzabona bakunda gutera amakomenti
we ngo yavuze ngo ndi proud yo kuba umunyamurenge cyane ni umunyamurenge ariko navukiye mu Rwanda ababyeyi banje bavukiye muri Congo bose papa na mama ni abanyamurenge twese turabanyamurenge ariko kuvuga rero ngo navukiye mu Rwanda ndi umunyarwanda ntawe bikwajije umunyamurenge I think tagira umuntu bikwaza nzabona bikunda gukwaza abantu rimwe na rimwe kandi muzukuri ni ibintu byumvikana so kuvuze ngo ngavuga ntaguciye mu ijambo ariko reka tube ngo tubareka iyo topic tuyireke dukomeze ku rubyaro ariko ndashaka nje ubanza urangiza hariya ku resist kubera ko avuga ngo ntago byigeze bikubaho nta muntu wigeze kwima service kubera ko uri umwirabura oya aho kandege ko bivuga ariko njewe nta muntu wari bansuzugura ngo kubera ndi umwirabura ntawe wabibonye se ntabyuzi ko bibaho cyane nzabibona ku ma social media ku bantu maybe ntazi ariko sinyari nyumva byambayeho nje ntago nyari nyabona bimbayeho cyangwa biba ku bakuru banje ntaho nyari nyabibona mu zukuri ariko kandi njewe ndi umuntu uri mvuge timide njewe mba ndi jenyine mu Cyongereza mba ndi jenyine reka kuvuga timide ko ubona timide bitari jenyine vuga uri iki mu Cyongereza I keep to myself so nyine njewe ntago njewe Cyongereza cyawe naco ntago njewe mba ndi hirya no hino ngo murambona hirya no hino no oya ariko reka nkomeze iyo topic y'urubyaro kuri jewe ibintu by'urubyaro kuboneza urubyaro muri culture y'abanyamurenge reka mvuge kubera ndi umunyamurenge umukobwa arashakwa agakora ubukwe nawe atekereza ko azageraho akazabyara akazatwita akabyara bitabaye kuko abishaka mu mwaka umwe mu myaka 2 imyaka 3 yewe n'imyaka 5 ikazi gashira umukobwa aza yibazaho ibintu byinshi cyane sinyomenya neza izo byose yibazaho kubera nje ntago byambayeho ariko ndakeka ko ashobora kwibazaho nimba hari kibazo afite muri we cyangwa nimba Imana yaramwibagiwe ese Mana ko wampaye umugabo dukundana tubanye neza ni ikihe kibazo gituma tutabyara kubera iki utazumva amasengesho yanje kubera iki utazubona mu mitima yacu ko dukeneye umwana numva akibaza ibintu byinshi kandi byose agashaka nko kubisuka ku Mana nimba z'Imana uwo muntu akavuga ngo ese Mana ko wanyibagiwe ese Mana utazo unyumva ese Mana kutabona ibibazo ndimo ese Mana ndiwumvisha ayo magambo yuriya muntu haya ncumita ngo nta mwana ngira nta mwana mfite reka ndase mbese ikintu cy'urubyaro mu banyamurenge ni ikintu gikomeye nyasanze umuntu wabuze urubyaro nta yindi solution urumva solution uko avuze muri culture y'abanyamurenge atari gusenga ugategereza ariko muri iki kinyajana twagezemo muri iki gihugu twagezemo
hari ubundi buryo abantu babigenza, abazungu, abashinwa, abirabura babuze urubyaro. Abantu benshi b'abanyamurenge batajijutse, reka mvuge, cyangwa batabizi, batazi aya makuru, batopfa kumenya kandi bonatinya no gukora. Ibintu byiki ni ibintu nyine mvuge technology, ibintu nyine byagiye nyine bitangira ari bitoye bikaguka nyine byo gutuma umukobwa cyangwa umudamu atwita akabyara, kandi agabyara umwana w'umugabo wiwe, hano w'umugabo w'abandi. Oya, ni ibintu nyine bisaba amafaranga menshi, bisaba n'ubumenyi bwinshi, ariko none ibyo bintu abanyamurenge ntibabe open. Ibyo bintu uri kuvuga bihuriye he no kuboneza urubyaro? Niho nshaka kumenya. Kuboneza urubyaro si ukuboneza urubyaro nyine. Kuboneza urubyaro nyine byo kuringaniza urubyaro ko twavuze. Nimba ari kuringinaza niyo ngingo turiho ko numva sinzi ahantu wawuganisha. Jewe ko ndashaka kumenya impamvu wahereye kuri icyo kintu cy'abantu urubyaro. Nimba ari kuringaniza urubyaro, mu by'ukuri nje ndabishigikira. Yabanza urangize bihuze. Tibihuyega. Jewe nyari ntangiye kuvuga muri experience, ibintu njewe nzi, ubumenyi njewe nzi, kubona urubyaro. Kubona urubyaro. Nukuri kw'Imana. Niko nje nyari, niyo nzira nje nyari. Nuvuga ngo kuboneza urubyaro, nanabisobanurira kare ndibazubije. Kuboneza urubyaro no kuringaniza urubyaro. Nimba ari kuringaniza urubyaro, tushaka kubwira abantu ese ni byiza kuboneza urubyaro cyane. Ni byiza nyine nibyo ushaka gusobanura sasa. Kuboneza kuringaniza, kuboneza urubyaro ni byiza, kuringaniza urubyaro ukabyara abo ushoboye, cyangwa ni byiza kubyara ukoroka isi ukazubyara abana 100 udashoboye no kurera. Ni ushigikiye muri ibyo ngibyo. Naho wenda utaravuga naho kuri ibyo ngibyo by'abantu batarabona urubyaro, hari igihe bari mu mugambi w'Imana. Cyangwa bataramenya ubundi bumenyi. Ni umugambi w'Imana. Kuba utarabona urubyaro ni umugambi w'Imana, kandi ndakwihanganisha nawe utarabona urubyaro. Turakwihanganisha ejo, kandi dusanga hari igihe uzumubona nyuma y'imyaka 5 iyo ikanarenga. Hari abantu njewe nzi bayirengeje pe rwose. Muba ku mutima wanje, mpora mbasengera kumubona nijoro. Sindabona aho nasenze ngasengera abantu kananirwa gusengera abantu batarabona urubyaro. Uwo si jewe, nkaba sinzi cyo no kubibagirwa. Kuba ngo ni ikintu kiba ku mutima wanje, zambasengera abantu batarabona urubyaro. Kandi nimba ubyizeye uvuga aho uri, siko kadukoresha ikintu kiri prophetique. Nuvuga ngo aho uri turagusaba uvuge ngo Mana ndabyizeye ngiye kubona urubyaro. Iryo jambo gusa tituvuze ntagira wenyine ubigazure mu mutima wawe, umenye icyo ukora n'icyo ureka, ariko uvuge ngo Mana ndabyizeye kugiye kumpa urubyaro. Uzakire mu izina rya Yesu. Kandi iryo sengesho turaryatuye hano, n'umuntu wese uri hano utegeye rugera kuri iyo sije akabyumva ahangaha, ubivuge, usabire abantu badafite urubyaro, ubasabire urubyaro. Imana ibamugisha, reka iyo sije tuyirekera aho ngaho yo kubona urubyaro. Ariko tugiye hahandi gasasa babandi bazababyara. Noneho ga biza binagoranaga kuvuga kuri iyo topic ko hari abantu ko badafite urubyaro. Amare nawe uje kubabwira ngo mureke kubyara cyane. Biza bisa nkaho bibabaje. Jewe mukuri nkabura naho ahubwo jewe nogena nkabyara kabaho ubuhamya bwo kuntu nje nawe twabyaye roge.
nta muntu I think nta n'umuntu ubizi simbaye nibuka ndatekereza ko ntawe nabibwiye ndibuka ko wowe waje mu Rwanda urabyibuka Yes. ukaza umbwira ngo ndagushaka ko tuzara cyane arampakanira mwebwe muhaye muntegera cyane pe arambwira ngo sinshaka ko tuzara ndaga rimwe na rimwe bibere n'abantu isomo rimwe na rimwe baba bavuye hanze bagashaka kugaruka ngo bakagenda bakaganira ngo yangu ntituzare ngo reka tuzabyare twageze muri Amerika ngo tubana shewe uyu nguyu yaranyicaje arabimbwira ngo ntashaka ko tubyara ngo ari hafi gusubira muri Amerika ngo nasubirayo ngo azagenda bari wenyine ngo abyare tudahari ngo ahangayike ndagenda ndamubwira ngo ndagenda ndamusohokana yes kuri ntuza kuri ubumwe hotel iyo foto nishaka ndaza kuyipostinga umuntu yibona amenye ko aricyo ariyo mpamvu kandi yari twari tweneje ukwezi neza ukwezi twari kugiye kugera uwo munsi twatugije ukwezi dukoze ubukwe tumaze gukora ubukwe ukwezi kwari kuzuye icyo gihe turicara asa gumaga kwanga ko tuzara noneho akazuba ngo ndagashaka ko tuzara ndagenda ndamwicaza ndaba my friend mubwira hari abantu nzi benshi babuze urubyaro bagerageje kubyara biranga none twebwe tubayega turi kubise kugatuza jewe nshoboye kubyara reka ndeke nzobyara ikindi gihe my friend waretse tukazabyara tukabyara waretse mbese ni ngombwa ngo ndabishoboye ariko ndabiretse ndamubwira ngo ndamwicaza Imana nizitanga urubyaro cyo genda bimubwira ndamubwira ati n'igihe twogerageza kubyara ubunyine bigakunda ningera muri Amerika bikazanga ntawomenya my friend ico genda bimubwira ico kintu mu byukuri cyari nari mfite nk'agahinda kukunda haye avuga gutyo kandi je tugize Imana turabonanye none tutangiye kwivovota mbese kwirekana twikubise mu gatuza ko dushoboye kubyara mbese n'Imana itanga urubyaro nimba ufite uburyo bwo kubyara byara kandi nimba byanze senga Imana utegereze mu gihe cyawe ikigera uzobyara umwana ariko ureke kwicira inzira ureke kuvuga ngo hari abantu ukubaza mu bafunga inzira cyangwa wonyine ukiyaturaho icyo kintu ukavuga ngo ya sinshaka kubyara ubunyine ngo nzoba mbyara ubuhaye wishiraho umuvumo ukurishiraho umuvumo nawe nimba uri kunyumva uzoja mu Rwanda uzoja kubana n'umugore wawe cyangwa muri mu gihe runaka wowe bunyine muri kumwe muhaye mwishiraho igihe ngo reka tutegereze igihe ntago ari byiza no ico kintu si byiza uvuga ngo reka ngo nzozara ngo kiragi no byara my friend ejo nduhazi reba nkuko yuza mu Rwanda sibyo ukavuga ngo tuzabyara ningera muri Amerika wamara ukigenda wenda njenga kitaba Imana ugasubira muri Amerika sinaguteye niyo ndawenda usubiye gutyo kumva amaherezo araya ntiworira tuvuga ngo basi niyo nsigira umwana ico gende wakivuga wewe ese ko indunguru tokisi dufite logen oya nuko ico gihe wari wandakaje cyane ndakwinginga ndamwinginga my friend ageraho aremera turasenga Imana iduha umwana ko murumva ko ako nakarorero mu rugero narimba haye kugira ngo mwumve ukuntu kuzara ari Imana itanga urubyaro muze mureka kwicira inzira mugendera ahubwo ku bushake bw'Imana so ngaho komeza rero dusobanurire kubijanye no kuboneza urubyaro ese urabyi ubibona gute wowe ushigikiye ibuhe buryo kandi usobanura jewe nshigikiye ariko ntiwibagirwe ko wasomye ngo mubyare
mwororoke isi cyane. Nuko Imana yadutegetse muri Bibiliya, ariko n'Imana nayo ibishaka ko umuntu akora icyo ashoboye kandi ikamushoboza muri icyo kintu. Kandi mu by'ukuri njyewe ndashigikiye ko umuntu abyara abo ashoboye gutunga, kandi apana gutunga amafaranga ngo imyenda ngo inkweto ngo iki ngo mwambike uwo mwana ngo ugiye gute, ariko no kumwitaho ukamuheza care, ukamuheza urukundo. Nimba ufite abana 10 siko, kandi we uri umumama umwe umupapa umwe, abo bose 10 siko bose ugenda ubereka urukundo neza uko bikwiriye. biza bigeraho kubera ari benshi ukamubona umwana umwe yabamujanye muri Afrika, umwe bamujanye kwa ba nyirakuru, akamasigarana nka 2 kugira ngo haje n'iki kintu, reka nkivuge, haje n'iki kintu cyo kuvuga ngo ngiye guterura, turicaye turavuze ngo tugiye guterura Logan, tumushire ba nyirakuru n'abasogokuru wabo muri Afrika, ngo bagende babeyo, ngo twebe tugaruke hano muri Amerika, ngo oya turere undi cyangwa dukorera amafaranga, ngo tubone ubuzima, ngo ubuzima butera imbere, ngo kubera umwana ndawo dufite. Cyo kintago nje ngishikira bene bacu, icyo kintu nanje ntago no gishikira, kandi sinzogishikira umuyaga wabaye mwinshi, ariko reka mbabwire sinzogishikira icyo kintu ngo kuvuga ngo tushane umwana muri Afrika kugira ngo tugaruke dukore amafaranga. Oya, ahubwo wenda bitewe n'ubuzima tubayemo muri Amerika, ushobora kuvuga ngo reka umwana umwe dufite wenda abana 2, reka tujane umwe tumushire kwa nyirakuru, abamenyere nabo baramukumbuye, asure. Ico gihe nibwo abana bazabohereza ahantu mu miryango, bamubone, abasure, amara igihe, ariko azogaruke. Aho ngaho niho wenda no gushigikira kuri ico kintu. Ariko nyine ko ndakubwira ni ibintu abantu batangiye nyine kumenyera gukora, ariko mu by'ukuri njyewe ndashigikiye ko abantu bazaza babyara abo bashoboye kurera, gutunga, gukunda, kwitaho mu by'ukuri, kandi uburyo ukabaririsha ukabigajana mu mashuri, uburyo utabyara abakurenze, ubwo buryo murabuzi. Abakobwa murabizi ibyo mugomba gufata, ibyo mugomba gukora, kutabyara benshi bagafata iki none se mbinduka umuganga wanyu nicyo mushaka mu by'ukuri. Hari uburyo ugenda kwa muganga bakakuganiriza bakakubwira uburyo utashobora, ugomba kuboneza urubyaro, ugomba kuringaniza urubyaro. Mbese abaganga bakavuga ariko icyo kintu, kandi njyewe mu by'ukuri hari bamwe bashobora kuvuga ngo ni icyaha, ni icyaha ku Mana. Imana yaravuze ngo twororoke, ngo tugwize intuza isi yose, ariko urundi ruhande nukugira urukundo, kubera njyewe mvuga ngo nkunda abana banje, nkunda urubyaro rwanje, ngomba kuba nshoboye kubitaho, ngomba kuba mfite amafaranga cyangwa uburyo nshobora kwita kuri aba bana, bakiga neza, bakambara neza, bakabaho neza. Batabayeho neza njyewe sinyosinzira, sinyoba. Reka nkubaze, sinyobishoho. None ko tuzi amakuru y'abantu benshi bagiye babyara abana benshi, kandi bakabaho. Njyewe ku ruhare ku giti cyanje ndi umwana wa 5 mu rugo, dufite abandi, mfite abandi bani inyuma yanjye, hari abandi, mbese turi abana benshi mu rugo. Reka ndeke kuvuga muntu, turi benshi mu rugo. Papa wenda
papa rwose Imana yarakoze, Imana igumugesha nawe urinda gusuhuje kuzara abana benshi. Hari igihe uzara abana benshi uzi ukuri kandi ndatekereza ko batatuzaye turi benshi kubera ko bari bafite ubushobozi bwinshi bwo kubarera. Hari n'abantu nzi bazara abana benshi atari kuvuga ngo ari ukubwira gusa byara abana benshi abikunze. Bibaho ko umuntu akunda kubyara abana benshi kandi ubutunzi atari bwinshi kandi bakazabaho neza nyuma. Ico kintu rakivuga kubera ko birashoboka ko umuntu abyara abana benshi kandi bakabaho neza. Yewe udafite n'ubushobozi bwo kubarera, Imana ikabarera. Hari indirimbo ya Sauti Sol ivuga ngo Mungu akileta mtoto analeta sani yake. Imana iguhaye niguha umwana izoguha nibyo azarya. Imana nimba rogeni ifite impamvu yambaye rogeni, nimpundi ifite impamvu izo mpundi. Wenda je simva ngo tugende ngo twororoke ngo mzara abana 20 ngo 30 ngo simbishikira. Ariko nanone hari abantu babyara abana 2 3 kozana mu nzu abana bamwe bagiye kwishura ukazobona sigaye n'umunakana kamwe rimwe ntanako akazasigara wenyine abagabo 2 n'umukozi mu nzu bakamagira n'umukozi kandi ari umugabo n'umugore ngo yanze kubyara abandi ngo n'ubusirimu nabyo simbishikiye. Hari abantu mu byukuri, hari abantu kuzara ukagira abana benshi si byiza. Jewe rimwe ndaza gucekinga muri Bibiliya ndatekereza ko nico cyanditswe cyaganishaga cyane kubyara abana benshi mugakiza. Sinzi ndaza kumenya impamvu bavuze ngo mubyara abana benshi cyane. Ndatekereza ko si ibingibi Bibiliya ntaguze yita kuri ibi cyane. Yita cyane ku buzima bw'umukristo. Ugenda ubyara abantu benshi ni nabyo byiza. Ugenda ubyara abana ugenda ubwira abantu Kristo uko ni kuzara, niko kuzara kwiza, niko butuma niko njewe no kwemerera ko ugenda ukabyara abana benshi. Ariko kuri ubu buzima ushire mu bwenge urebe bushoboye kurera. Aho ngaho biragoye, wenda sinzi tuzembaza abandi bantu. Turi ku murongo umwe. Urabyemeye? Wewe urabyemeye ko tugomba kuringaniriza urubyaro? Ndabyemera ariko kubyara abana baturenze ubushobozi dufite. Ariko ga nuwe ubushobozi ufite we ubushobozi urabimenya gute? Urabigereranya gute? Rega urabigereranya n'akazi ukora, akaziga niko kakwinjiriza amafaranga yo gutunga uwo mwana. Kumutunga gute? Kweri kutamu ataba mu buzima busanzwe. Nimba hari ikigo cishura amafaranga menshi wamujanye mu kigo cya Makeyi ukabyara benshi ukabajana mu kigo cishura Makema. Kubera iki umwana wawe atiga neza? Kubera ushaka kubyara abana benshi. None ureke kubyara undi akuzibya yakana. Uzikunda uzogakunda. Kandi wari wavuze ngo ngiye kurekeraho. Tuvuge ngo tubyara abana 4 cyangwa 3. Tuvuga ngo turekeraho. Uzuriya wa 4 ukunda umukunda. Kandi uramukunda utamuzi. Oya, iyo umaze kumubyara bibaye ngombwa kumubyara, uzikunda umukunda uzama reba nk'ukwiye mu rugo. Ugana usubize. Kuko iyo mu rugo bavuga ngo babyara abana 4. Jewe nyine simba ndo wa 5. Ngaho mbwira ukurumva utari kubuhombye. Ara twari kubumbonye. Hari ibindi bana izikora kubera babyaye abana benshi. Umwana wa 7 reba nkamuvunye. Ehudi umwana wa 6. Ubu nyine yarashatse afite urugo. Ejo kirivu azaba yashatse yubaka urugo. Mbese ngawumva imirimo y'Imana ibereye ku mwana wa 7, ibereye ku mwana wa 6, ku mwana wa 5. Mu gihe bakubonera urubyaro bishatse ko tubyara 3 biba bimeze bisa gute we? Ariko reka cyangwa nkiwanyu bavuga ngo babyare 2. Wewe ubu nyine ntuburiho. So kandi niyenda ntibakuzaye ko bari bashoboye kurera. Uzoduha n'ubuhamya ukuntu wavutse.
jeweho uzoduhamya witonze utubwire amakuru gusa nyine mubyumve ko nawe iyo bavuga ngo babyare babiri cyangwa iyo bavuga ngo babyara bashoboye kurera ntabwo uba waravutse nawe kurumva so rero njyewe niyo mpamvu mvuga ngo ndashyigikiye impande zombi ndashyigikiye kwifata bitewe n'ubuzima ubayemo kuko hari igihe n'ubuze ukuri tujya nko ku muhanda nawe muza mubibona ukabona akana babyaye akana gafite imyaka 2 kari mu muhanda kari kumwe na nyina rimwe na rimwe nzavuga ku mananje ko uyu mugore yereka kubyara uyu mwana ariko nanone nakwibwa kuri ya mwana ejo azoba president ejo ya mwana azoba umugabo ukomeye ntawuzi ibyima rimwe nkavuga ngo yewe nanone kubyaraga nanone ni byiza mu gihe abana bamaze kuba abingirakamaro nyine bamaze gukura bakaba umusaruro kuko hari n'igihe uzara abana hari igihe uzara 3 ushoboye kubarera ejo wa mwana akaba mayibo akabikirara akakunanira akanywa ibiyobyabwenge akagera akicwa nibe akapfa ukazuba ngo ese kuna kuzari iki kandi wamuzaye wa 3 ushoboye no kumurera urabuzumva ko bishoboka birashoboka impande zombi njyewe rero ndazishigikiye jewe sinshigikiye impande zombi jewe nshigikiye ko kuringaniriza urubyaro reka mbabwire ikintu mu by'ukuri ntacyo nabo baratubwira namwe muratubwira kabisa uko mubyumva ariko mu by'ukuri jewe n'uyu yababwira jewe nyicara hamwe nawe kamubwira ngo Imana ivuze ngo uyu Logan wacu niwe mwana duhaye wenyine umwe ndanyuzwe ngira umutima cyane wo kunyugwa hari hamwe nzabona abantu reka tuvuge babyaye abakobwa 2 bagakomeza bagerageza ngo babone umuhungu ngo babone umuhungu Imana igakomeza ibaheza abakobwa naje ndabizi abo ndabazi naje nzavuga ngo ese uwo muntu ko atagira umutima wo kunyugwa jewe bize abafite umutima wo kunyugwa bize reka ngubwire bize bincanga mu mutwe urumva reka ninde wakubwiye ko abakeneye umuhungu papa yabyaye abakobwa 4 ari jewe wa 4 yazaye abakobwa 3 yazaye abakobwa 3 atarabona umuhungu aba wa 4 urumva umuhungu wa mbere umwe gusa tufite akaba umwana wa 4 ariko mu by'ukuri abakobwa nabo bashobora gukora icyo umuhungu ashobora gukora kandi nabo ni abantu nabo bashobora gukura bakakugirira akamaro cyangwa umuhungu ubyaye abahungu ukomeje kubyara abahungu ugashaka agakobwa kamwe ukakabura n'abo bahungu bashobora gukura bakazakugirira akamaro abahungu si kuvuga ngo ntago batuma ngo bagende bakora iki oya mu by'ukuri ariko njyewe cyo kunyugwa abantu bazaza banyugwa ariko njyewe singushigikiye kubyara abana 4 cyangwa 5 uhaye guma kubyara umukobwa nimba warabonye Imana ishoboye iri kuguha kubyara byara komeza ubyare nienda nawe ubona ku gahungu ibyo gukura ivuga nienda we nuko bitarakubaho bikubayeho nibwo wobuzumva bikubayeho ukazubyara nkuko twabaye bya Logan ejo bundi Imana ikaduha undi akahiteba Logan undi akaza ari Logan abahungu gusa ariko mvuga undi 4 tukaza tuvuga ngo tugiye guhorekera aho ngo tuzare 4 cyangwa 3 babahungu rimwe muzamwicara gucya mukaza mureba agakobwa ukazumva kundi kubyara agakobwa ari byiza ubwira akana k'agakobwa kawe ufite ibihungu biri aho ngaho gusa ko biraguma bigusuzugura reka tugerageze ejo ukabyara nuko gabiza bigenda ariko mu by'ukuri kukunze singira umutima wo kunyugwa simbaye mvuga gutyo kubera ko ntago nagushikira gutyo nimbugira umutima wo kunyurwa ariko ku rubyaro ntago uza amakuru
iyo experience ndayifite ariko reka mbabwire nje murabizi ko nshaka kurabivuga gutya nshaka impanga kuko tuvuga ngo ukeneye impanga zanyicara nkavugana n'Imana zanyicara nkavugana n'Imana nkavuga ngo Mana nimba utampaye impanga nta kibazo nimba ari uko wowe ubibona Mana nta kibazo nubwo ari uyu Logan umwe gusa wambaye ariko mfasha nje kurebaho video igeze urumva uyu Logan aranyuzwe mu mutima njewe uzafashe gusa Mana njewe uzampeze ubushobozi uzampeze imbaraga uzampeze ubumenyi kuzamurera muri iki gihugu gihaye gihinduka muri iyi si haye hinduka kubera uko isi hinduka niko n'abantu bahinduka hamwe nayo ariko umwana wanje uzamurere wowe Mana wewe uzarere uyu mwana wanje azatugirira akamaro nje na papa wiwe tumaze gusaza natwe azaturere my friend turekeraho my husband my dear ariko gusa jewe ngira umutima wo kunyurwa ndanyuzwe hamwe n'ibyo mfite uwo mugabo umwe n'umwana umwe ariko simvuga ngo abantu bakomeza babyara ngo ntago banyuzwe oya siko mvuze timunyumve neza ninga ko wavuze ninga ko wavuze ngo abantu bazara ngo rimwe ngo 2 3 4 5 ngo batwegereje ngo undi ngo ntibabanyuzwe oya babanyuzwe kurumva ahubwo wowe ushaka kuba utari kwisobanura neza ariko wenda siko washatse kuvuga ariko ubundi umuntu abyaye 1 2 3 4 ni byiza taco bitwaye byara abana 5 rimwe na rimwe ntumudashoboye no kubarera udashoboye no kubarera byara my friend ariko uzihanganire stress uzahura nazo zo kubarera nico nje no vugaho nimba ushaka kubyara abana benshi je sinzoza kuvuga ngo rekera ahubwo wenda uwo banza ukareka bagakuraho buke ni byiza kubareka bakagenda bakuraho buke iyo bafite ari benshi abana batoya umukazi umuterura ukamugira burya nibiho biza bitera ikibazo ahubwo no kugira iyo nama gusa kubanza ureka ariko kuzara abana benshi ndabishigikiye Imana nimfasha nzobyara 4 5 6 7 8 9 10 n'umwe na 2 ariko nje nzorangiza ku 12 yo nzobyara abana 12 ngeza 12 nzamanka muzaho nsekera turi hanze mu bantu ayiwe nabwo nje sinzokata nukuri je ningeraho ngabyara na 12 sinzokata ni Imana nivuga ngo nje nzobyara kugeza Imana ivuga ngo niko sha bite mvuga ngo ni sawa wareke yaho urindiriye ngo Imana izogusange nguko turi kumwe ngo ikubwire uko oya sinzotegereza ngibwire gutyo ariko nyine hari ukuntu Imana iziganiriza umuntu ukabyara rimwe ukabyara kangahe ikumva ijwi ryiwe rimwe na rimwe wamugana n'ijwi ry'Imana ni byiza kuryumva uza unategera rimwe wabyaye bangahe rimwe hari igihe nyine uzumva ijwi Imana ikakubwira ese ko wabyaye benshi shaka ariko ga Imana ahantu nzotegereza ko izonganiriza nandi Imana izozikambwira ngo byanze reka tuhaye ubyara byakunaniye imbarwa simbarwa byakunaniye wagerageje kubyara byanze ariko igihe nzogerageza kubyara bikemera ni Imana iba yemeye tagarisa bundi hano kwanza ndanubwo ari wowe kurure Rwanda se wowe umwana w'Imana haba Imana ntakindi Imana niyemera ko mzara nzoguma mzare nkaba uzonyange nkaba uzovuga ngo kore divorce ariko nkigufite uri umugore wanje kandi no kuri nari navuze kera nari navuze ngo tuzobyara abana ngo 3 ngo 4 ariko kuri ikiganiro dukoze muramumva reka mbabwire none ushaka kubyara abana bangahe
reka mbabwirishe ukuri njyewe nubwo Imana yompeza babiri sifini kurumva sifini sefini ifanana nayo ndacu nzi ariko nzi ko bazavuga ngo sefini niba ari sefini niba ari sefini c'est tout akadomo nta kibazo ariko reka nje mbwire wa mu mama ufite umwana umwe maybe ushaka abandi cyangwa utashaka abandi simbizi ariko reka nkubwire uwo mwana umurere uko ushoboye kose umwiteho uko ushoboye kose kandi uzaza usenga Imana igufashe kumurera kweri Imana nizarera arege tuza ni kimwe umva ni kimwe gutwita urumva cyo ni kimwe amezi 9 amezi 10 mvuze 10 ukabyara ni cyakabiri kubyara no kubyara nayo ni ntamba nayo tuzayibona se no kubyara ni cyo cyakabiri nzoguma mbibone ariko nje nzogeraho mbihaga icyagata uzobihaga ni wowe uzabaye ubyara cyangwa nje uzobihaga uzogera kubyara abana umwana wa 10 nzobama narabihaze umwana wa 10 icyagatatu ni ukurera uzi kurera nimba ari ikintu kigoye nyasanze kigoye nyarafukamye nanje ndabyara nanje ndatwita kimwe n'abandi ikintu cyo kurera kiragoye muri iyi si ni muvuge ba mama kiragoye uri umumama ukora uri umumama ugira gute kiragoye kurera mu buzukuri niyo mpamvu bisaba Imana ko Imana igufasha kurera ariko tuvugisha ukuri ku buzima twaciyemo je nawe twihereyeho iyo tutagira abavyeyi bahana Logan ivyari bigoye kumurera n'ubundi turacamureza kumurera n'ubu nyine uracyatugoye tugoye cyane ariko ko ndibaza nyine dufite abana benshi bimeze gute biba bigoye bari abantu badafite ababyeyi babo cyangwa badafite abarezi badafite abantu babafasha muzukuri ni gute mubaye mudafite abantu nk'ubu twebwe tubabwije ukuri twebwe dufite ababyeyi b'Abanyasafari aribo babyeyi bacu twese banje nabo muzukuri bazadufasha kurera Logan pe sinzi ko nabivugamo wenda bikomeye azadufasha noneho nje ko ndibaza abantu badafite umuntu barerera bimeze gute biragoye bitewe n'ukuntu nabonye njewe nyine bimeze kuba tufite abantu baturerera n'ukuri wavaho nyine umvuga ati reka ndekera kubyara bamugani ukagera ukagira icyo kibazo cyo kuba ngo reka ndeke aho ni muri n'abantu bari muri Amerika niko gabantu bazi ariko muri Afrika biroroshye niko gabantu bazi bashaka gushukana ngo yewe Nyasafari wowe ufite ababyeyi ho hafi yanyu komeza ubyare wagira ngo umubiri w'umuntu umuntu uri muri uwo mubiri njewe ndi muri uyu mubiri wanje Imana yampaye njewe uzi umubiri wanje icyo ishoboye uko bimeze so gukomeza ngo mbyare kubera mama na papa bari hafi sibyo naho njewe mbyara abo nshoboye kubera yes nabuzukuru babo ariko si abana babo abo ushoboye gute abo nshoboye kuzaza nterura kuzaza ngaburira kuzaza ngira gute ese ni ikibazo abandi bafite ikibazo wumvaga noneho ibibazo ngumve kundi ibihugu bitandukanye ikibazo agize ngo uburyo bwo kubagaburira hari abandi bafite ikibazo cyo kubona ibiryo byo kubagaburira ariko wowe ikibazo ugize ubuzima buratandukanye pe guys murumva ko ibihugu biratandukanye ahantu baratandukanye tugiye kubitindaho
tuzokunda tuzoza tugera aho dutumira abantu bakuru babivugeho bavuge kuri izi topic tuba turi kuvugaho mu minsi iri imbere tubafitiye abashyitsi bagiye batandukanye tuzagenda tubikonjoreraho gahoro nk'uko natwe nyine tubivuzeho ariko ndumva twoganira ku musozo tugana ku musozo turabashimiye mu by'ukuri kandi mwumve ko ibintu byose tuganiriye hano uyu munsi ni imitekerereze yacu ni ibitekerezo byacu ni ibitekerezo nta tegeko irimo ntawe dukwashije tihagira uzumva nabi ntubyumve nabi kubera niko dutekereje ahubwo uvuge ngo twatekereje nabi ariko ntuvuge ngo twavuze nabi kandi wenda nuko tutasobanuye mu buryo bwinshi hari igihe twoje gusobanura ugasanga tugusobanuriye neza ariko nta mwanya dufite wo gusobanura ikintu 100%. Ariko mu by'ukuri ni muri aya magambo wowe udafite urubyaro Imana iguha urubyaro wowe ufite benshi wananiye bigoye biri kugora kubarera uhumure Imana izobigenza neza izoguha uburyo bwo kubarera Imana nkaya ndirimbo natangiye mvuga Mungu akileta mtoto analeta sahani yake. Mungu akileta mtoto analeta sahani yake. Sinzi Igiswahili sinzi na tachuzi. Ntabwo nzategera n'indirimbo z'Igiswahili. Ariko harakaririmbo twatuge tsaberimbe akaririmbo. Harakaririmbo ndi hafi gusohora. Hakarimbo ndi hafi gusohora. Mu minsi iri imbere noneho muri uratse zakomeye noneho tugiye kubaririmbira na refre yayo kugira ngo mwumve ko indirimbo iri hafi mugume muyitegereze n'amatsiko yayandi iyo ndirimbo nziza cyane ivuga gute my friend my wife ufite uwo mwana tubugingo uwo ntazigera abona urupfu rwa kabiri. Wow! No. Mudamu wanje nyamara mu minsi iri imbere harabaririmbye ndi kubona muzoza mwe nzungu waduhaye umugore wawe akatubekinga wadutije umugore wawe tugakora na featuring ibintu muza mugenda bumuseka ngo ntaririmba neza murumvishwa aririmbye muzi ukuri uko aririmbye ni kwindirimba imeze wenda reka tuyirimbane twembi twumve ko asubira kubikora neza ariko iyo ndirimbo iravuga ngo ufite uwo mwana indirimbo ufite uwo mwana iri hafi kuza cyane igiye kubageraho mube tayari muzoyikunde turayibatamitse mu izina ya Yesu kandi n'uwo mwana ari hafi kugaruka mwitegure nacyo icyo kintu ufite uwo mwana afite ubugingo uwo ntazigera abona urupfu rwa kabiri ufite uwo mwana kandi ufite uwo mwana afite ubugingo umva tugiye kurimba soprano nje ndaremba irindijwe sibyo sinzi amenye bya soprano naki anga ndabizi ndazomugora ariko vuba cyane nabyo ndabikwigisha ko murumva ko agenda bimenya uko agenda aririmba ko biraza ariko iyo ndirimbo nuko imeze turabakonjera kantu mukige ufite uwo mwana afite ubugingo uwo ntazigera abona urupfu rwa kabiri ugende wiga iyo ndirimbo ukamenya ko refure nibishoboka ukora ka video ukanyoherereze kuri Instagram
vuba cyane ndatangira kudupostinga ukanyohereza kuri Instagram yanje cyangwa kuri iyo nimero uri kubona aho hasi uraza kuyibona uyireba kuri description urahita uyibona nimero yanjye ukanyohereza kuri WhatsApp aka video kawe kazamfasha kukwamamaza iyi video. Imana ibaho umugisha rero. Reka tugane ku musozo dusoze tuvuga ngo turabakunda ya mwakoze cyane kuza gutegera gufata umwanya wanyu nyine wo gudutegera ikiganiro hafi isaha yose muri kwicara muri kudutegera guys nukuri mukwiriye amashi banze bampera amashi ayo mashi abahaye nayo kubashimira cyane pe muri abantu beza muba mutwereka urukundo murabitwereka ku ma comment murabitwereka ku ma subscribe mugenda mukora. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Turabifuriza guhaha mukaronka, abatararonka Imana ibahe ibyo muronka, Imana ibahe ibijyo abashonje, Imana ibaha abana bakeneye abana. Jewe ikintu cy'abana ho iyo ngigezeho nza ngitindaho cyane. Imana ibaha abana, Imana ibaha abana, Imana ibaha abana, Imana ibaha amafaranga bakeneye amafaranga, Imana ibahe gukira abarwayi. Kandi indwara nimbi hari umuntu azarwara kahwira cyane urwara wowe uri kuntegera urwaye ukire mu izina rya Yesu. Amen. Ndumva twarekera aho ngaho my wife Mama Logan. Bye for now. Bye for now. Subscribe for more. Subscribe for more. Nukuvuga ngo ukore subscribe kugira ngo uzaza ukomeza dukurikirane ibindi bintu bize biza hakiri kare bikugereho. Sibyo guys? Imana ibaho umugisha, turabakunda. Ngabwira abantu bahaye mu Icyongereza. Hari abantu baba muri Kenya, baba muri Tanzania, badukurikiye baba no muri Amerika batazi Icyongereza. Guys, tore y'umwana waje muri video. Kati. Mubwire mu Cyongereza ngo ntongere kuja. Aya. Okay, ngabwira abantu rero. Ngira abantu bakore subscribe, ubabwire mu Cyongereza. Jewe Icyongereza cyaje nigi. Press on that subscribe button and support us. Thank you. Takindi. Akwe nani kaho dakeneye ko badushigikira. Oya nukuri. Muduteze imbere. Natwe Imana turabasengera, Imana izabateza imbere. Ko ndavuga ngo babwire mu Cyongereza. Abubwiye nari nababwiye. Ibizuvuze mu Kinyarwanda ndashaka kubwira abantu badutegereye koresha iminota yawe 2, 3, 5 uri kubwira abantu badushigikire. My husband, he likes me to speak English, and I don't like to speak English when I'm doing the YouTube channel, because we're both Banyamurenge, so there's no need to speak English, but okay. So, support others, support us, and God will support you in everything that you do. And we thank you guys all for the support that you guys give us daily. We love you all. Bye for now.